Wino. Kandi ribu mumfasha abacamanza bisuganya umuntu hafunzwe iminsi 30 y'agateganyo kandi ira minsi 30 abayifunze nyine by'agateganyo kugira ngo azaburane noneho birambuye azabavumbura babafate kuko ribu ntabwo ikindi ariko umutekano ni w'abanyarwanda bose umutekano nk'uw'abanyarwanda pana umutekano nk'uwa ribu na polisi buri munyarwanda wese mu mutekano nashiro umusataye ariko y'ibintu birimo kashi bamwe babivuga bahuhamo abandi bayatereka twoye kwiteranya izindi za guverinoma bati turayarya twicecekere ibyo nibyo turindiriye imbere ego umujura ajya kwiba hari ubutunzi ntabwo ajya kwibaho butari uwatanze ituro ntavuga ibyo rero ni ikimenyetso cy'uko ari igisabo amaturo wayanyuza kuri mobile money wayanyuza kuri konte wayanyuza mu giturisho iyo umuntu ari umuyobozi wa igirize amugarukaho ndi umuzungu muri iki gihe yani bango nsigaye ndi umuzungu sigaye ndi umusirimu sigaye nitwa patoro ntabwo ntacyo nafite umunwa narawukoze yaravuze ngo kuko abankorera bagomba gutungwa n'amaturo ibyo rero niba mwizeye mukajye mubitindaho abanyarwanda bemera Imana none amaturo nimwe muyarya inde none amaturo nimwe agaruka turya amabuye se cyangwa turisha ibyatsi turinka nawe urya ibishyimbo n'ibijumba mwijatira yiguze mu maturo inde miyisa miliyoni ebyiri zitakugaburira se zimaze miliyoni ebyiri zigukurikira utabyaza amafaranga zikumaze bayabyaze gute se no nibanyigireho nibaza n'ituro mbakorere deliverance baza n'ituro mbakorere deliverance muzabibona uziko neze ko muzabibona muzabivuga muzabibwirana muzabyamamaza muzahindura imvugo Pastor Claude yego akaba pastor nikaba kagiye gushoboka cyane ko batangiye kuvuga ko gusaba amaturo ni nkuko abastar kabonetse nawe ugafunga uvuze neza narafunzwe ariko ikibazo nari nkubajije ntabwo ari cyo shubije ndakubajije kubera ko abapasteri urabona gusaba amaturo byatangiye kuba icyaha kinaregerwa mu rukiko ese wabivugaho iki ko mu kanya ejo abapasteri ntibaraza kugira ubwoba bwo Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV ngira ngo ubungubu turi kumwe neza mukaba murimo gukurikirana Big Town TV n'inkuru zacyo tubazanira buri munsi akakanya ku murongo wa telefoni nkaba ndi kumwe na Pastor Apostle Niyonzima Claude ngira ngo muramuzi arazwi cyane mu Rwanda mu bikorwa byinshi no kuri social media kuko akunze gusobanura kuvuga ibintu byinshi bitandukanye ejo yaritabiriye ku rukiko iyi kesi ya Pastor Yongwe Digiri yarayitabiriye azi uko byagenze natwe twifuje kumenya ese kesi ya Yongwe imeze gute ibyo aregwa bwa mbere bikivugwa mu rukiko kuko mbere nago benshi nago bari basobanukiwe nyuma y'umuvugizi wari bukubisobanura gatoya ariko nago yari yavuze kesi ni ingini ese Pastor Claude mbere na mbere katubanze tugwikaze kuri ku murongo wa telefone hano kuri Big Town TV murakoze cyane Bagti mbaze gusuhuze uri bwota amasimbi butarubwinyaruteje yo muri Gisagara manje kugusuhuza nsoje n'abakurikiranye Big Town TV aho bari hose kwisi yose nibyo koko ejo hashize ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 ku isaha ya saa 3:30 nibwo twari twitabiriye urubanza rwa Apostle Harerimana Joseph ukunze kwitwa Yongwe yaregwagamo n'ubushinjacyaha aho bwamuregaga ibyaha bitandukanye urubanza rwatangiye ku isaha ya saa 3:30 hanyuma rwari uyobowe n'umucamanza presidente wari uyoboye urubanza n'umudamu umwanditsi yari umudamu n'umushinjacyaha washinjaga Yongwe yari umudamu Yongwe nawe yari yitabiriye urubanza yari mu isuti nziza cyane yambaye neza isuti nziza ishati nziza inkweto nziza hanyuma afite na Bibiliya ntoya mu ntoki mu byukuri uko byagenze rero ucamanza yarinjiye n'umwanditsi hanyuma
turahaguruka nk'uko bisanzwe mu rukiko turamwakira hanyuma adusaba kwicara turicara asoma rero atangaza ikibazo uko giteye hanyuma icyakurikiyeho aravuga ati uru rubanza ati Harerimana Joseph yaba yitabiriye avuga ko ahari hanyuma abaza ubushinjacyaha ko buhari vuga ko buhari buhagarariwe hanyuma umushinjacyaha atangira ashinja ibyaha Apotre Yongwe aho yatangiye avuga ati ubushinjacyaha burashinja Harerimana Joseph ibyaha bitandukanye cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya atanga urugero aravuga ati aho yagiye atekera abantu imitwe batandukanye ati ibyaha byinshi byakorewe byaturutse kuri YouTube channel zitandukanye yagiye akorera ibyo byaha aho yagiye avuga ngo niba hari umusore wakubenze mpamagara ngo usengere niba hari umukobwa wakubenze mpamagara ngo usengere niba hari umugabo wagutaye mpamagara ngo usengere niba hari umugore mutabanye neza mpamagara ngo usengere hanyuma mu buryo mwe cyangwa se ubundi niba warabuze akazi niba mu buryo mwe cyangwa ubundi arongera ati ahandi naho yavuze ngo tanga ituro ubone ikibanza tanga ituro ubone umugabo tanga ituro ubone visa ati mu buryo mwe cyangwa se ubundi ati visa ati tukibaza visa itangwa na ambasade biturutse muri migration yatanze uburenganzira bwa passport ati ikindi umugabo atangwa n'Imana umugore atangwa n'Imana ati akazi gatangwa n'Imana nibyo turabyemera atariko Yongwe kugira ngo asengere umuntu barabanzaga bakagura wabyumvise Bagiti ndi kubyumva cyane ati barabanzaga bakagura ati rero atanga ingero aho yatanze urugero rw'umugabo umwe uturuka mu karere ka Ngororero witwa ngo Faterine bugingo Faterine watanze 750 ariko Yongwe watanze 750 hatangwa n'undi rugero rw'umugore umwe wo mu Faransa 520 hatangwa urugero rw'umugore witwa Nyonzima Deborah wo muri Canada watanze miliyoni 3 miliyoni 2 bisatira 800 miliyoni 2,380 aho Yongwe ngo yamubwiraga ko umudamu yavuze ko afite Yego Claude naguciye mu ijambo wagenda udusobanurira umuntu umwe yatangaga amafaranga ya naya amubwira gutya cyangwa amwizeza ibingibi nibi byaba ari byiza cyane umugore wo muri Canada witwa Nyonzima Deborah nkuko bigaragara mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se ubusesenguzi abanyamakuru batandukanye yavuze yuko yagaragarije ubugenzacyaha bw'u Rwanda ko yahaye miliyoni 2,330 Harerimana Joseph aho yamwizezaga yuko yamusengera ko uburwayi buhoraho Yongwe amubwira yuko ngo bamuroze kandi ngo ayo marozi aturuka i Burundi hanyuma abwira uwo mugore yuko amuha amafaranga amuha igiciro ubwo n'igiciro barakivuze amuha miliyoni 2,330 nyuma ngo ajye Burundi ajye kumusengerayo ataburure n'ibirozi byaba biri Burundi hanyuma umugore ngabwira Apotre ati ese ko Burundi n'u Rwanda umubano utameze neza imipaka itagenderanira byagenda biti aramubwira ngo we kuko ari pasiteri ngo nta kibazo yagirira i Burundi bazurira indege ngo ari kumwe n'abandi bantu bageze kuri bangahe basengana ngo kandi bazarara muri hoteli hanyuma bagende bataburure bya bintu ku buryo uburozi batazongera gusubira kuri wa mudamu muri Canada n'urubyaro rwe muri famiye yiwe aho rero umudamu yaje kohereza ya mafaranga nyuma ngo yamwoherereje nkuko twabikurikiranye umushinjacyaha yabishinjaga Yongwe mu rukiko bakibagabaga rw'ibanze rwa Gasabo hanyuma Yongwe umudamu aramubwira ati kutagenda se kandi narakohereje amafaranga ngo ujye gukora bya bindi wanyizezaga Yongwe ngaramubwira ngo ntabwo ngo inzira ntizimeze neza ngo ntabwo umubano w'u Rwanda n'u Burundi bimeze neza urumva bibatangiye kuba mu byaha byambukiranya imipaka mudamu rero arababara aramubwira ati rero udakoze ibyo twasezeranye subiza amafaranga yanjye kuko isezerano kwari ukurira indege n'abandi bagenzi bamusengana ukagenda mugataburira ibyo mutaburura hanyuma none dore ikimenyetso cyo kugenda nta nubwo banagiye ngo byibuze umbwira uti twasenze nawe wizere ariko kandi igihe nikigera bizagenda neza iyo mu mwana agiye byibuza mukagereka ko mwana agiyeyo
byari kumfasha. Ubwo rero umudamu yatangiye kugira ikibazo, ubwo asaba amafaranga yiwe Apotre Joseph Yongwe, nyuma rero ngo arayamwima. Nibwo rero umugore yiyambaje ubutabera bw'u Rwanda, arengera RIB ubugenzacyaha bw'u Rwanda. Hanyuma undi ni uwitwa Bugingo Fatene. Tutarajya kwa Bugingo, ese uyu mugore waregaga Yongwe, iyo kesi umaze kwisobanura mu kanya, ibimenyetso ni ibihe byerekanywe hariya mu rukiko? Ni kuri telefoni, ni amajwi, ni message bandikiranaga, cyangwa bimeze gute? Urakoze cyane Bakiti, nk'uko twabikurikiranye kuko twese twari turi mu rukiko gufata amashusho yari byemewe, cyangwa se kamera ntizari zemewe mu rukiko, ariko kandi twakurikiranaga akantu kandi tunandika. Ibimenyetso ni za borodero zohererejwe ubugenzacyaha ndetse zikurikirana n'amajwi, kubera kurumva bakoreshaga za audio badiscussing kutagiye se kandi narakohereje amafaranga. Ni nawe agasubiza ati madamu, umubano ntabwo umeze neza, ngezeyo byaba ari ikibazo, ngeze Bujumbura ntabwo byaba ari byiza. Undi ati subiza amafaranga yanjye. Ibyo byose rero urumva ko ni bimwe mu bimenyetso umudamu yoherereje ngira ngo ubutabera bw'u Rwanda. Murakoze cyane. Reka tujye kuri kesi ya Bugingo, nayo iyo yari imeze gute? Kesi ya Bugingo uko imeze, ngo yatanze 750, hanyuma ngo abiha Yongwe amwizeza yuko ngo azamushyirira indirimbo muri studio. Bugingo ngo ni umuhanzi, amubwira yuko ngo azamushyirira indirimbo muri studio akamusengera ku buryo azaba umuhanzi ukomeye, akaba yanyura kuri Bruce Melody, akaba yaba umuhanzi wo mu rwego mpuzamahanga rudasanzwe. Nyuma yaho rero muri ibyo 750 ngo arabimushyikiriza. Ubu turaza kugira aho Yongwe yisobanuye imbere y'urukiko kuri Bugingo. Hanyuma Yongwe nawe mu kwisobanura kwe ntabwo yabihakanye, cyane ko uyu Bugingo we Fatene yarari no mu rukiko, yarazamuye n'ikiganza asaba umucamanza, asaba presidente w'urubanza, amubwira yuko ibyo bitajya bibaho, bidashoboka, ubutabera ko buzabikurikirana. Hanyuma Yongwe yemeye ko ayo mafaranga koko yayakiriye, avuga ko banagiranye ndetse n'amasezerano, ariko kandi ko yari yayamuhaye kugira ngo yamamaze, bamwamamarize indirimbo zinyure kuri Yongwe TV ndetse no kuri YouTube channel ya The Vibe ya Yongwe. Hanyuma ngo bakaba bari baranabitangiye kwamamaza iyo ndirimbo, ariko ibya studio byo kugira ngo bamukore indirimbo studio neza bikaba bitari bwakorwe. Nyuma yaho bigeze rero Bugingo ngo aza gusaba amafaranga ye, ngo aramubwira ngo niba ko mbona bitagikunze usubiza amafaranga yanjye. So rero Yongwe yasobanuriye urukiko ko bari muri process yanamutumye ngo azatora amafaranga ye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10, ngo ari nawo munsi yafatwaga na RIB. Ngo yari yahamagaye Fatene ngo azatore amafaranga yiwe, ariko Yongwe yagaragarije urukiko aravuga ati nyakubahwa presidente w'urukiko, ndemera ayo mafaranga, ndayemera ya Fatene ya Bugingo, ndayemera ati ndetse n'abakozi ba Yongwe TV ngaba hano muri sare y'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha, ngaba abakozi ba Yongwe TV barahari, bahite bihutira gukemura ikibazo bamusubiza amafaranga ye. Uko niko Yongwe yasobanuye ku kibazo cya Fatene Bugingo ukomoka mu karere ka Ngororero. Murakoze cyane. Kesi ikurikiraho ndakeka ko ni undi mudamu hanze. Kesi ikurikiraho ni undi mudamu wo hanze wo mu gihugu cy'Ubufaransa, yatanze ibihumbi. Uyu mudamu nabwo mu ijambo, uyu mudamu niwe washatse ko amazina ye abikwa? Yego. Okay. Ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu yagiranye collaboration nyinshi cyane na Yongwe zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, arizo gusengerwa ndetse hazamo n'iza business. Uyu mudamu wo mu Faransa utarashatse wasabye ubutabera ko kubitewe n'impamvu ze bwite z'umutekano we cyangwa z'akazi yaba kuba twe tutazi, avuga ko Yongwe yamusabye ngo amusengere, amubwira ikibazo afite cy'abana, kudashaka abasore, abakobwa bakuze ariko barambagizwa, ntibashakwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo bajya mu biciro. Rero Yongwe ngamuca igiciro, bajya mu biciro, nyuma baza kunanirwa, ariko bemeranwa 520
aya mafaranga ngo niyo uyu mudamu yatanze kugira ngo Yongwe asengere abana be babashe kuba barongora imivumo ibaveho nk'uko Yongwe yavuga ngo I dig rimini dig gukira ni nonaha, kurongorwa ni nonaha, gushaka ni nonaha, kurambagizwa ni nonaha. Hanyuma rero umudamu akomeza avuga ko mu buhamya twumvise umushinjacyaha ashinja Yongwe, umudamu avuga ko banagezaho Yongwe amusaba ibihumbi 30 by'amadolari kugira ngo bafatanye business, amubwira ko hari hoteli arimo arubaka ku Gisenyi bashobora kuba bafatanya agashoramo imigabane kuri iyo hoteli ngo cyangwa se mu kimwe ngo akajya mwungukira ibihumbi 2 buri kwezi. Hanyuma umudamu aravuga ati nibwo natangiye kumenya Yongwe no kumusobanukirwa neza, ntangira kumukeka amababa, ati sanga atari umukozi w'Imana ahubwo ari umwesikoro. Uko niko ubuhamya bwavugaga umushinjacyaha yavugaga ku bijyanye na Yongwe kuri iyo kesi y'uwo mudamu. Hanyuma ukwiregura kwa Yongwe rero, Yongwe agaragaza ko koko yakiriye amafaranga, ariko kandi ko atari kujya gusengerwa umuntu ku musozi, kuko ngo yababwiraga umushinjacyaha yavuze ko ngo yasabaga abantu amafaranga ababwira ko afite timu y'abandi basore 3 basengana, kandi ko bajya ku musozi za Cyangugu n'ahandi, kandi ko bagenda mu imodoka inywa essence, kandi ikindi baba bakeneye kunywa amazi ku nzira cyangwa se kurya, ikindi iyo baraye muri hoteli barishyura. Hanyuma ikindi agaragaza ko afite abana 5 Yongwe, agaragaza ko afite umugore, agaragaza ko afite indi mirimo akora, bityo ko adashobora kujya gusengera umuntu kuri for free ngo afate imodoka ye ashyiremo fiyoro yiwe Suzuki cyangwa essence ngo yerekeze Cyangugu ku buntu gutyo gusa, arari muri hoteli yishyuye amafaranga, nta kintu nta kiguzi na kimwe wasengera yatanze. Uko niko iyo nivuga umushinjacyaha niko twabyumvise, na Yongwe nawe niko yisobanuye. Hanyuma umushinjacyaha kibaza tese umuntu uvuga ko agiye gusengera ku musozi umuntu ni gute asaba amafaranga ya hoteli, arara muri hoteli gute? Niba ari ukurara muri hoteli kuki atarara muhiriwe ngarasengera umuntu yikingirane asengera uwo muntu? Uko niko umushinjacyaha avuga. Ariko Yongwe akavuga yuko ari manguhe kubera yuko atari kujya gusengera umuntu asize abana be, yatwaye imodoka abana be babuze uko bajya ku ishuri, yatwaye imodoka yabuze umugore we yabuze uko agenda, hanyuma yavuye mu rugo yakaba yashashugurikira kugira ngo abana be n'umudamu barye bambare, ngo rero atajya gusengera umuntu uri mu Bufaransa wigiriye mu kazi kiwe, atasengera uwo muri Canada ari mu kazi kiwe, atasengera uwo muri Amerika cyangwa se n'ahandi wari muri business ze. Ariko Yongwe we akasigara abana be babuze uko bajya ku ishuri cyangwa se babuze indi mibereho yo mu rugo. Akavuga rero ko yari serivisi yabarandaga bamuhaga nawe akabahereza kubasengera. Okay, so nizo kesi zonyine bashikirije hariya ku rukiko? Hari n'undi wavuzwemo witwa Ana ngo yamuhaye ibihumbi 20, ariko icyo tutasobanukiwe neza niba ari amanyarwanda ibiceri, niba ari amanyarwanda ibihumbi 10, ibihumbi 9, ibihumbi 10, 20, ntabwo twasobanukiwe. Niba ari amadolari, niba ari amayero, ntabwo twabisobanukiwe. Avuga yuko ngo yamuhaye ibihumbi 20 ngo amerewe nabi cyane, ngo amwizeza ko agiye kumusengera, ngo bagiye mu giciro, ariko ngo amuha 20 kuko ariyo yari afite nk'umukene, ariko ngo nta ngaruka zo gusengerwa yigeze abona. Hanyuma bavuga ko hari n'ibindi umushinjacyaha avuga ko ibimenyetso urukiko ruzabyuha amajwi y'impapuro za World Remedy, za Western n'ibiki byose. Ubushinjacyaha bwavugaga ko bihari, bubwira presidente w'urukiko ko ibyo byose bashingira ku bimenyetso bafite bashyikirije n'urukiko. Hanyuma ikindi agaragaza ko umwavoka wa Yongwe nawe ngira ngo yitwa François, agaragaza yuko ko Yongwe ibyo yabikoraga mu nshingano ziwe, cyane ko Yongwe yari yagaragaje ko yasengewe, televiziyo y'u Rwanda yari hari, radiyo Rwanda ihari, hanyuma ngo hari n'ibitangazamakuru bitandukanye muri Serena Hotel ariho yasengerwaga, ngo asenye arambikwaho ibiganza ngo namwe mbashumba mu mujyi wa Kigali bafite amazina azwi. Hanyuma ariko ntiyabatangaje, ariko twe turabazi. Ikindi avuga yuko gusaba ituro atari icyaha, ko ngo na Yesu yasabye ituro. Agaragaza yuko aravuga ati mbese ni byiza ko tubabira mu iby'umwuka mbere mutubire mu iby'umubiri. Ayo ni amagambo yavuzwe na Paulo, intumwa Paulo mu Bakorino ba mbere ibice byaho 9. Arongera aravuga ati n'abantu 10
basengewe na Yesu abasaba amaturo atumwe niwe watanze ituro wenyine abandi 9 ntibaritanga ariko aho ngaho dukosoye kugira ngo abantu bumve abantu 10 baje kureba Yesu barwaye barushye baremerewe Yesu arabakiza hanyuma baragenda umwe mu bantu 10 niwe yagarutse gushima Yesu abaza wa wundi ati kugarutse gushima wenyine 9 ryasigaye he rero abantu babyumve neza ntabwo abantu 10 bashimye mbere ahubwo bashimye nyuma kuko bari bamaze gusengerwa uyu muntu umwe wenyine niwe wagarutse arongera agaruka ati Matayo 8 haranditswe ngo Yesu yabwiye umubembe ngo nagende ngo natange ituro twibutse abantu nanone haravuga ngo Yesu amanutse kuri uwo musozi haza umubembe aramwegera aramubwira ati mwigisha washaka wabasha kunkiza Yesu arambura akaboko aramubwira ngo ndabishaka kira ako kanya arakira maze gukira rero Yesu aramubwira ngo manuka hepfo wiyere ku mutambyi kandi utange n'ituro ibobera ikimenyetso cyuko wahumanutse ngo kandi ntagire umuntu ubimenya iri turo rero ryatanzwe nyuma ntabwo ryatanzwe mbere yuko asengerwa izi kesi zigaragara ko ari nyinshi cyane nta nubwo ari imwe ibirego ni byinshi muri makeya ese watanze iki kirego ni umuntu umwe cyangwa babanje gukusanya ibirego bigera kuri ibyo hagati ya 4 cyangwa 5 byose cyarimwe kugira ngo babijyane kuri ribu no ku rukiko cyangwa byari bimeze gute kugira ngo uyu mugabo Yongwe aregwe bwana urakoze bwana munyamakuru Bakiti mu by'ukuri umwavoka wa Yongwe cyangwa se umwunganizi mu by'amategeko wa Yongwe yagaragarije urukiko yuko umukiriya we ari Imana Joseph yafashwe mbere yuko agira umuntu n'umwe utanga ikirego muri ribu avuga yuko ngo bitemerwa n'amategeko ko yafatwa ku itariki ya mbere ngo hanyuma ngo abantu ba mbere batangira kumurega ku itariki 6 avuga yuko ibyo bintu atari byo we niko yagaragaje hanyuma anagaragaza ko atanga ingingo ya 38 yo mu itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda aho rivuga ko umuntu ari umunyagitinyiro ko umuntu afite uburenganzira ubwo ari bwo bwose mu byavuga cyangwa mu byakora ariko kandi nyuma yaho umushinjacyaha arongera asaba ijambo yavuguruza ibyo umunyamategeko wa Yongwe yaramaze kuvuga aravuga ati iyo ngingo ya 38 yo mu itegeko nshinga nibyo koko itanga uburenganzira cyangwa se ubwisanzure ku munyarwanda uwo ari we wese cyane cyane ariko iyo ngingo ishingiye ku banyamakuru ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwisanzure ku muntu mu byavuga mu byakora ariko bitabangamiye umudendezo wa rubanda aha twavuga ko umunyamategeko arongera ati mu by'ukuri ntabwo byumvikana ko Yongwe ibyo yabivuze nka pastor bifitiye ububasha kandi yarasengewe ati nkuko yabivuze arongera ati ikindi gikurikira nuko imyizerere Yongwe yasengewe imyizerere yagaragaje muri social media n'ubundi aracyayikomeje azakomeza kuyizera ntabwo azayireka abakorera gati rero navuga ngo yahise agira umushinjacyaha arongera amanika ikiganza asaba ijambo umucamanza aravuga ati nyakubahwa umucamanza madamu presidente ati urumva ko bakomeje gukabiriza ko Yongwe nta guhinduka afite niyo yajya hanze atahinduka hanyuma ahita avuga ati turasaba ko Yongwe yaba afunzwe by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje ati cyane ko abatanga ibirego bagikomeje gutanga n'ibirego babizana batanga ibirego mu buryo butandukanye ati kuko nta cyizere tumufitiye cyane ko umwunganizi wavuze yuko ngo imyizerere yiwe azayikomeza kuyikora ati ubwo rero urumva ko ati gufungwa dusanga aricyo gisubizo cyonyine cyatanga igisubizo kuko atakongera kujya kwigisha ibyo yigishaga ati nkaho yavuze ngo isaha yambaye ni ikibanza yahawe n'amaturo arya mu maturo urugo ni amaturo umugore we ni amaturo abana be biga mu maturo ngo imodoka ni amaturo ibintu byose vuga yuko rero mu gihe yabafa ati cyane ko ashobora no gutoroka ubutabera ugasanga rero ubutabera buramushatse buramubuze ati niyo mpamvu rero ubushinjacyaha busaba ko yaba afunzwe iminsi 30 bumusabira ko yaba afunzwe iminsi 30 hanyuma mu gihe iperereza rigikomeje ati cyane ko ibirego bigikomeza kuza nuko nguko umushinjacyaha yavuze ariko Yongwe we asa n'uvuguruza gatoya ku mvugo ya metere wiwe aravuga ati je mu by'ukuri nyakubahwa presidente uhereye mu bugenzacyaha hari ibyaha nemeye hari n'ibyo nemeye ati kandi ikindi ndasaba ko mu gihe byaba bigaragara ko inyigisho nigishije
zihabanye n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda nanazihindura tiniteguye guhinduka. Yongwe urumva rero ko we yabaye nk'uvuguruza umwunganizi wiwe mu byaravuze ko azakomeza kugira imyizerere yari afite mbere, ariko Yongwe yagaragaje ko muri iyo myizerere ya digiri mini digi gukira ino nampamagara musenyere mpamagara umugabo ukeneye ikibanza ukeneye iki, ati rwose niteguye kuba nabihindura mu gihe itegeko ryaba ribibuza ya Repubulika y'u Rwanda. Hariya ku rukiko nimba bongeye kumukatira iyi minsi 30 nabonye umugore we yarahari, bamwe mu bantu bakorana n'abandi benshi hamwe n'abanyamakuru. Kuri side ya famille ye nk'umugore we yefashe gute nyuma yo kumva umugabo ko bamwongeye indi minsi 30? Dukosora ahangaha nk'uko bivuze ntabwo ari iminsi 30 bamukatiye, ahubwo ni icyifuzo cy'umushinjacyaha, cyari icyifuzo cy'umushinjacyaha kuko kuwa kane saa 10 nibwo tuzamenya umwanzuro w'urukiko niba Yongwe ari kurwa by'agateganyo, niba hari icyo urukiko ruzamutegeka kubahiriza, niba ruzamutegeka kuko Yongwe yaravuze ati ndasaba ko naburana najya mburana naha narekurwa nkajya mburana naha, ati kandi ntaho nzatorokera ntaho nzajya, ati mu by'ukuri ati telefone yanjye ari ikubiye n'ibimenyetso byose iri muri RIB, ati kindi kandi ndahari ntaho niteguye kujya, ndubatse mfite umugore mfite abana, ati nta kibazo rwose ndizeza ubutabera ko mu gihe mwamungiriye icyizere mukandekura, ati ko nta hantu na hamwe natarukira, icyo mwanegeka cyose ndi hanze nzacyubahiriza. Rero kuwa kane ejo zari tariki 23, uyu munsi ni 24, hanyuma kuwa gatatu 25, kuwa kane 26 isaha ya saa 10 nibwo rero tuzamenya umwanzuro w'urukiko ku cyemezo kizaba cyafashwe hagati ya Yongwe n'ubushinjacyaha. Ese Yongwe azataha, azarekurwa, ahabwa ubutabera, arekurwe ajya yitaba urukiko? Ese Yongwe azubahiriza icyifuzo cy'ubushinjacyaha cy'iminsi 30? Ibyo byose rero twese turasenga Imana Uwiteka kugira ngo amworohereze, ariko nitegereje uburyo nabonye umushinjacyaha yakaniye ku byifuzo bye. Aho rero niho mvuga ngo Uwiteka abere maso Yongwe ndetse n'umuryango we ndetse natwe twese, cyane ko abakozi b'Imana. Rero nagiranye ndimbati yambaje ataka abapasiteri ko gashobosha amaturo bayafunze, ndabubwira ati nawe ntabwo ari by'abapasiteri kuko nawe wagiye muri gereza. Rero n'iby'abantu bose, iby'abagabo n'iby'abagore, gereza n'iy'abagabo n'iy'abagore, ntawe gereza ntawe utayijyamo. Ni bya bindi abanyarwanda bavuze ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Rero Yongwe twamusaba kugira ngo Imana imworohereze, nuko nguko bimeze. Abanyamakuru rero bari bahuriye ari benshi, abamotari mu buryo bumwe butandukanye. Nibyo koko umudamu wa Yongwe yari ahari ndetse n'abana be, niba washe kubyitegereza. Yongwe agisohoka umwana we mukuru witwa Sandra yagerageje kumuhobera, n'umudamu ahita amuhobera, ariko umupolisi ahita amufata amwinjiza mu modoka ya RIB. Mu by'ukuri icyo twashima, nta ushima ko afunze, ariko bamuhaye agaciro nk'umukozi w'Imana Vincile. Bamuzanye muri Vigo, ntabwo bamuzanye muri twa tumodoka tundi tuba turimo rusange, abafungwa rusange. Okay. Ibi ngibi nk'abapasiteri babifata gute cyangwa babibona gute? Kuko abapasita benshi usibye no mu Rwanda hafi yo kwisi hose barigisha ko nagusengera ABCDE bigakemuka. Ese nagubona ko iyi case isho kuba yoroshe cyane ku umuntu w'umupasiteri kandi afite n'ibyemezo byo kuba yitwa umupasiteri? Bati buriya twaje gukorana ikiganiro n'umudepite mu nteko y'amategeko witwa Dr. Frank Habineza, tumubaza ku kibazo cya Yongwe n'ifatwa rya Yongwe. Atubwira yuko iyo umuntu umukozi w'Imana akwiye gusengera uwasengera, hanyuma uwasengera ubwe akibwiriza n'umutima we akaba yamuha ryo kumushimira, ariko atamubwiye ngo urampaya, cyangwa se niyo yamubwira ati ariko aturambe ituro, ariko ntamubwire igiciro. Ituro ni ngombwa, ari nkuko nawe yanabivuze Depite Habineza, ariko ati ntabwo ukwiye kubwira umuntu ngo urampa igiciro iki n'iki, ati kuko Imana ntabwo itanga ibiciro, Imana ni urukundo, ati ikimenyetso cy'uko yadukunze yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo ubwizera wese atarimbuka. Ariko kandi rero navuga ngo biramutse bibaye muri uwo mujyo, ntabwo ari kuri Yongwe gusa, ababikora ni benshi muri Kigali nawe bagiti hari abuzi nuko tudashatse kubavuga. Yes. Ibyo rero
reka turebe aho bishya bishyira, turebe ubutabera bw'u Rwanda. Twizera ko u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, ni igihugu twizera dukunda, gifite ubutabera buboneye, kandi ubwo urumva n'ibyo byose byakozwe mu nyungu z'abanyarwanda, cyane ko umushinjacyaha yavuze ati kandi ikindi Yongwe kuba afunze ni uburyo bwo kumurinda n'umutekano, ati kuko urabona nk'abantu bamwishyuza bamwe banaje mu rukiko, ati byaba ari no mu buryo bwo kumurindira umutekano. Rero ku rwanjye ruhande navuga ngo Uwiteka mworohereze, kandi reba aho atagenze neza, niba atagenze neza birashoboka ko yaba ari inkoni y'Imana, Imana ikabishaka kugira ngo asenga amasengesho atasenze mu gihe runaka yari muri bizinesi, ariko kandi ntawamenya, twese turi abagabo, nanjye ndi umugabo, Yongwe ni umugabo, nanjye ndi uwundi, cyane ko nanagize n'uruhare rwo kugira ngo tumubonere umunyamategeko, ariko kandi madamu we ko nabyumvise byatangajwe n'umunyamakuru wa Yongwe TV baza kumwanga, ndetse twagize n'icyo dukora, umugabo witwa Rurangirwa ndetse n'umufatanyabikorwa w'Ikaze TV hari icyo bari bakoze kugira ngo bamubonere umunyamategeko, ariko kandi reka dutegereze uwo afite turebe ikizavamo. Umunyamategeko we yavuze ati madamu perezidante w'urukiko, ati Yongwe kuba yasengera umuntu ntibisohore ntibivuze yuko batari kumuha ayo maturo, ati ubusegeye ko ndimo namuburanira muramutse mumufunze umuryango we waza kumbaza ngo nimudusubiza, wambwira ngo nimusubize amafaranga, musubize amafaranga bampaye nguranire Yongwe, ati ntibishoboka, ati kuko amasezerano n'amasezerano, nuko nguko rero byagenze. Claude, iyi kesi bayishize no kuri wewe, ntabwo ubona ko nawe yagufungishe, kuko kenshi ukunda kuvuga ngo Imana ifite PS, ni nka kwa kundi Yongwe yavugaga ngo I mean degree me Imana ifite PS, ntabwo ari ufite PS bagiti tandukanya I degree me ngwino gusengera yakurane ngwino gusengera, ni Imana ifite PS sengera umuntu Imana ikamuha PS, ariko ntabwo mvuga ko ari jewe, ntabwo ari jewe uyifite, ahubwo ifitwe n'Imana. Yeah. Okay, muri iki kibazo nk'umuntu uri hafi cyane unakurikirana uzi no gusobanura ibi bintu wabonye, nk'abapasteri benshi babyakiriye gute, abakozi b'Imana muri makeya? Kugeza ubu nta benshi bari mu gacerere babyitegereza babirebesha amaso, baracecetse, bamwe bari mu gacerere barareba audio, barareba za video ku ma social media uko urubanza rwagenze, uko Yongwe ari mu ipingu, ariko kandi nta uvuga kugeza ubu ngubu. Rero kere kumwe mu bo twabashije kuvugana witwa Apostle Ntambara Saturday Innocent yambwiye ati ni hatari ni hatari ati ni hatari ngo ni mukozi w'Imana ku ipingu. So ndavugani rero tugiye gusoza iki kiganiro, nk'umuntu wageze yari ku rukiko, nk'umuntu wari uri ku rukiko, Yongwe mubonye yarameze gute? Yarafite ubwoba, yarameze nk'umuntu usanzwe, byari bimeze gute kuri Yongwe ukuntu wamubonaga? Yongwe yari hagaze, yari yemye, Yongwe yari yambaye costume nziza cyane, nziza imeze neza, isa neza, yari yambaye ishati nziza, yambaye n'inkweto nziza, hanyuma yari afite Bibiliya mu ntoki, yanaburanye afite Bibiliya. Mu by'ukuri wabonaga asa n'utujemo, ariko kandi za confidence ziwe, confidence yarazifite, ati I degree mean dig. Iryo jambo yakomeje kurivuga hariya ku rukiko. Na I degree mean dig gutaha ni kwa kane I degree mean dig. Nuko nguko yakomeje kuvuga. Kandi twese turi Okay, tunasoza, abantu benshi bahise bakora utujokes twinshi dutandukanye ku social media ku ifungwa rya Yongwe, bakavuga ngo I mean degree mean ngo gufungwa ni nonaha. Akangaka sinzi nimba nawe kakugezeho. Ntako nabonye ukanyohereza ndebe, kubera ko ariko icyo nzi cyo degree mean dig, abanyamakuru bamaje bati Apostle Yongwe gutaha ati I degree mean dig. Ubwo rero urumva, reka twizere I degree mean dig kuri uyu wa kane, turebe ikizavamo, hamwe n'Imana byose birashoboka, ntabwo twamenya, ariko icyo tuzi cyo nuko Imana ishobora byose. Dushobora kuba twarebye umushinjacyaha mushinja tukumva nk'abana b'abantu dutekereje ukundi, ariko kandi ku Mana byose birashoboka. Reka dusoze tuvuga ngo I mean degree mean gufungwa ni nonaha, I mean degree mean kurekurwa ni nonaha. Kurekurwa ni nonaha, ntabwo mvuga gufungwa none, agenda avuga ngo kurekurwa ni none, kurekurwa ni kuwa kane. Okay, asante sana Mr. Claude, asante sana, ni ikiganiro cyiza cyane, urakoze cyane mu bisobanuro byiza cyane. Murakoze cyane umuyobozi wa Big Town TV, dushimire n'abakunzi ba Big Town badukurikiranye.
kandi aho bari hose tubabwire ngo Uwiteka abahire kandi abakomeze. Asante sana. Nari nibona soza ntibikwiriye ko umuntu yaba yaratanze ikintu agihaye umukozi w'Imana, basezeranye babiganiriye, narangiza agasubira inyuma ngavuge ngo umukozi w'Imana yaramwambuye mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Rero gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Niba utanze akaboko gatanze niko kazaramburirwa umugisha, ariko akaboko gahinnye ntabwo kakira. Rero umuntu wese wahaye Apotre Yongwe abikuye ku mutima, cyane ko nari nibagiye kuvuga aka kantu, yavuze ko ati nagiye kuri social media kuri za YouTube mvuga ko ngiye gufungura televiziyo, ati nta mafaranga nari Imana yavuzeho, batangira kumpa amafaranga ari menshi, ati ku buryo umugisha narawakiriye Madamu Presidente, ati ku buryo telefone yanjye yahise iborokwa na Western kubera ko ntari nyakira amafaranga, kuko aho ngaho umushinjacyaha yavuze ko Yongwe yakira amafaranga menshi kugeza ubwo byagezeho hakoreshwa nimero y'umugore wa Yongwe ikaba ariyo yakira andi mafaranga menshi. Rero uwaba yaramuhaye amuhana umutima w'urukundo, amukunda, rero ntakwiye gusubira inyuma ngo yicuze ibyo yakoze, ahubwo akwiriye kuvuga ngo Mana yatanze. Rero gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa bagiti. Niryo jambo rya nyuma navugaga, ibisigaye Uwiteka duhana umugisha.